mwaramutse. So nabonye abantu benshi bari kumbaza ni gute nyishiraho like step by step, ni gute mbishiraho bikagenda, kubera hari bamwe badashaka kubishiraho maze bakabishiraho nabi. So gushiraho the skin care kubera ntabwo bashaka kubishiraho nabi, so ngiye kubereka kubera rebe nandi kugira ngo beringe ku ishuri. Today na decided ngiye kwishiraho makeup. So ni ntuza utange because I'm trying to get rid of no black spot iri hano, niyo nshaka getting rid of because cyagiye ukuntu ni kubabyira intuza yarandumye mu anga kisima cyarandumye hano ni kuhakinga, none nshaka kukigenda, none iri gufadinga we iri kugenda hano yagiye tukureba nanga niho hasigaye, ariko ubwo utangira ushireho like a small amount. Makes sense. So ikindi kintu nari nshaka kubabyira shea butter, mutange kuyamo using shea butter muri skin care routine yawe, because shea butter ituma uruhu rwawe ruba smooth and ukumva. So tangira using shea butter, but ahantu nkunda gushyiraho nk'ingi nyinshi inkangaha na nshaka again. Look, so when I show this product first, I'm gonna get the sunscreen. Kubera nyine nkunda ibintu simple mubisi yanjye. So gutya ndarangije nta kindi kintu ngiye ushaka umaze gushyiraho iyi ngiyi kubera kandi ugomba gushyiraho. So batushyiraho ino the green tea Ifite. Ubwo nari ndi kubabyira mufate ifoto mu searching kuri Google kuri Amazon, murazi kubona nabuguze kuri Amazon, kubera ni Korean brand ntabwo ifite ifoto. So nkaka gafasha agafoto warangiza ugashyira muri search, iraza kukwereka wa brand is it, iraza kukwereka iyo ngiyi. So ngiyi it's green tea, kubera this weather ko nakonje nshaka making sure face yanjye iri moisturize. Nkunda gutapinga hano, iyi si tapping ahangaha ngashyira ahandi. Tapping ahangaha. Oh shit. Nje usha mass. Mani kuba careful. Tapping. Okay. Narangije gushyira iyi. Okay. Ndagushyiraho natugiye muri sunscreen. Black girl sunscreen. Okay. Nshyira no mu ijosi because ahantu iyo uri gukura wanze uri kugororera old nkanga mu ijosi naho hari very important. So mu gihe ujya uri gushyira sunscreen mu face yawe, ujya ushyira no mu neck yawe
ijosi ushireho neza. Ndi kureba isahani isangaho umuntu kwishara gasanzwe nyinshi mu ijosi neza. Aho massaging umuntu ko massage mu face yanjye ngiye ndi kubikora ndamassage mu face yanjye niho nkavanaho like extra fat. But yeah, massaging neza kuriya kare mu gihe twatangiye n'ukuntu meze right now. Ngitangira nari ndi kukikinga basic aho tugejeje ntangiye ndebe disi yomubwira ngo mfite ikirana hose ari smooth. Sunscreen. So she's having no sunscreen. And yeah, even ndarangije. This is the product nkoresheje kugira ngo utanshyiraho gukora makeup. Yeah, ibyo mbiyuzinze. Gira umunsi mwiza.